nitwa TeTa, ndabashoboje mwese, niga mu mwaka wa 5, tugiye kwiga seti, ndi kumwe na mwarimu wanjye. Yes, TeTa. Nagira nkubaze ikibazo kimwe mbere yuko dutangira kwiga seti. Muri seti cyangwa se muri elementary tools and technology twiga mu magambo arambuye, ni iki muri rusange ukunda kuba waba mu byo wize ukurikije seti wize? Nakunda kuba naba mu bijyanye tumaze kwiga ibintu bijyanye na carpentry turuzi, tumaze kwiga ibintu bigiye bitandukanye, ibintu bya electronic, bya ICT, ibintu nk'ibyo. Ni iki wumva wazaba after then umaze kwiga? Byo muri ICT. Wumva wazaba umu IT? Yego. None se ni ikihe kigero ugezeho muri iki gihe cyo kuba waba tuvuge ICT urayikunda? Yes, ndumva IT ari nziza. Ese muri IT wavuze ko wumva ko wazaba umu IT mwiza, mbega ukajya utanga serivisi zigiye zitandukanye. Ni izihe serivisi wajya uha abaturage umaze kuba umu IT? Nko kubaha ibyiciro, kubakorera, no kubashyira ku mugereka. No kubashyira ku mugereka. Ubwo ni serivisi z'irembo wajya ukora? Yes, reka twitangire rero amasomo yacu y'uyu munsi. Isomo ry'umunsi riragira ngo ese ubundi mu icyo bita seti, wumva iki iyo bavuze seti? Ikoranabuhanga. Wumva mu ikoranabuhanga. None se mu ikoranabuhanga mbwira igikoresho kimwe waba uzi cy'ikoranabuhanga muri rusange. Computer. Ikindi? Na telefone. Okay. Ikindi kintu ngira nkubaze mu bijyanye na ICT. Buriya telefone wumva cyangwa se computer wumva ari ngiki wayigiraho, cyangwa se ni rero itandukaniro hagati ya telefone na computer? Nuko computer ho unahamagara, ariko mashini ho ntabwo wahamagara. Telefone urahamagara ariko mashini ntuhamagara. Okay. Yes, urakoze cyane. Ndizera rero tuziga ikindi kintu bintu mu butaha, ariko mbere yuko dutandukana reka mbanze utubwire types of carpentry, utubwiremo igikoresho kimwe, ibikoresho 2 cyangwa 3 waba uzi, asigaye dukomeze mu kiganiro cy'ubutaha. Harimo inyundo, urukero, n'iranda. Yes, uzi kubivuga mu cyongereza? Ngabivuga mu cyongereza. Hammer, saw, joint. Yes. Murakoze cyane rero inshuti za TeTa, mwe mwiga muri P5 ndetse n'ahandi mushobora kuba mwakiga ibintu bitandukanye. Muzajya mubana nanjye na TeTa ndetse mu masomo agiye atandukanye. Uyu munsi twize ku isomo rya seti, ariko ntabwo turangije, ni ukuvuga ngo twari turikiri mu cyo bita introduction. Nyuma yaho rero tuzabigisha ibintu bigiye bitandukanye. Kanda subscribe utazawucikwa kugira ngo amasomo yose azaca hano kuri Channel TV Promotion ujye ubasha kuyabonera igihe. Ciao ciao.